ameze n'undeba akankunda akabanyuzwe akumva nkabanyuzwe nyine nawe ibindi nibiki kabandi abandi bahungu ko ntababona koko nawe ejo uza utamubona cyane yitubura gicumi Jemba ndikwibera ka Pablo bro. oya Regis ni inshuti yanjye nta mutima mubi narabizi aho kirama mbona ko muri kuturyarya yo ntago wumva ko iki cyara cya Mika ari ikigome ikura kagome kandi Mika nigeze kubikubwira kuri live twakoranye kuri TikTok uko mubona kuri akagore katoroshe ubwira cyaga promoter ko kibro ku muntu uri kumunsi ubwira cyaga promoter kibro ku muntu ngavuga ati Mika ushobora kubura akagore katoroshe kakagome agana agakundana Mika akundana na Asifiwe mujye mutandukanya izina ry'akazi n'umuntu wa nyawe akundana nande Asifiwe mukobwa jana ntagakundana na Mika wo ku mihanda Regis niwe yakundanaga na Miki bivuze ngo Regis na Miki baracyari kumwe Regis na Miki bara ntacyo bitwaye urukoga rurasama cyane nyamara Kiramani sinzi niba mwarabaye kuba kandi rusigaye rufite confidence afasereje wowe warabona umubyara wawe Jewe ariko Miki ubu ndimo ndacungira mu dukupure turi gusenyuka hafa umva ariko saga yaba yadanje umva couple yate yabi ya mbere tukavuga imihanda ikahita ijugumira nk'ubu Regis yiyongoje cya Nyambo ukiyongoza nka cya Nyambo ukiyongoza cya Nyambo gikatira titi kahita ukinjirira kubi Titi ntago wamukira Titi se urumva wamukira ariko Titi yakurogesha umukaritasi ariko uzi ko abantu batandukanye umuntu asenga ngo undi ntazabona undi aya masengesho urayazi uzi ukagera ku Mana nibyo uruzi amasengesho Mika nsengera oya nayakubwira usengera Imana izaguha umukobwa uhagije kwifuza kwawe nukuri kwanga byatari wowe Mika kwanga umukobwa uhagije kwifuza Nikanyanga oya Miki ntabwo anyanga oya ntabwo anyanga Mika arabinyifuriza tu ntabwo nabikwifuza ariko kwanza okay wonsengera ameze gute wowe musengera ameze gute yarasubijwe tu ayahi it is good ayahi wonsengera ahuri ni he akubiye ngo ubone umugabo gukunda oya Neso warafite yamukunda abona uwo yifuzaga nifuza gumeze gute uwo muri kumwe Neso gukeneye undi feke bye rero hari ukuntu nje ariko ubona umva Regis hari ukuntu mbona kaga promoter umva nujye ugera kuri umugabo w'umuntu wari izina rinini bro hari ukuntu mbona kaga promoter nkabona nk'akantu iyo kagiye gukora kagiye mu bintu na Miki kabanza kakanywa nk'ibintu bya danje kakabanza kakanywa nk'ibintu bana kakidopa kakavuga ati ndagisatagura kubera Viagra ziba ziri hafi Viagra ziba ziri hafi ubuze kuba gafite nk'ibiputuru gafite nk'ibikombe bigateretse nk'imbere ibintu byose byatari rero ukajya kurebaga ukavuga ataga gute ashobora gusaza Miki man umuswera niyo avuze bameze nkaho ajwijwira ngo wi wamumanitse mu nzu yanjye wamuvuga iki we ariko reka nanjye mbere umenya karimo karanywa Red Bull ebyiri hano gafite nka ganja karimo karayismokinga gafite nk'ibindi bintu agakarita sigute gashobora gusaza igikorwa cyiza nk'iki
nabonye umuntu umanitse mu nzu yanjye. Akazi kawe ko iyo abantu batangiye kubona uwo muntu ariko urumva ni ifoto gusa nta kindi. no se Miki ubu basebye shiro wumva ko Sheri wanjye wuhe? Oya ngiye rwose nta kintu na kimwe bamuvugaho ngo urwo mukunda rugabanyuke. Wapi uko ko akoresha puturi ngo numare kuvuga. Oya ibyo ntabwo mbizi uko ntabwo turabigerageza nitubikora nzaza nkubwire. Ariko se ubundi bitwaye icyo azikoresha akazikoresha neza. Ariko na n'ubwa mbere umukeba avugiye mukeba we neza. Mateka y'isi n'ubwa mbere nakumva mukeba avugira mukeba we neza. Ariko nta mutima w'Imana abantu bapfa kiruta icyo bapfana. Wakira yo hari hano ibintu byitwa ama strip clubs bimwe abakobwa bambara ubusa bakazajya babyina kuri polo bakanigurisha. Abadancers sinzi niba abadancers ubumva. Like n'abakobwa nyine baba ari nka polo imeze nka po gutya ndamubona ibyo bintu rero na amabuate aba hano nyine hano muri Amerika n'iki rero bari abakobwa kenshi baba bafite ikintu cyitwa umupimpu. Pimpu ni ukuvuga ko uwo mukobwa ntabwo ashobora kugenda gukora ako kazi ari wenyine, agomba kuba afite umugabo. Bashobora kuba ari n'abakobwa nka 5 ariko bafite umugabo umwe ari ufata amafaranga kuzi n'amafaranga bari menshi, aragenda agakorera nk'amadolari 500 ku ijoro, 1,000, 2,000, you know. Rero abagabo bashobora kumuhohotera. Abafite nk'umugabo witwa pimpu, niba uzi wibuka indirimbo ya 50 Cent yitwa PNP pimp. Mu pimpu nibo baba barimo baravuga uwo nguwo. So rero hari ukuntu nyine abo bakobwa we mikuranyumva ndi kukumva. Ndura aho ngaho urimo uravugana nani? Nawe ndi mu nzu njyenyine. Rero hari uwo mupimpu rero kubera agora wa mukobwa uwo mupimpu rero kubera abo bakobwa nta kuntu ushobora kugumana umukobwa there is no way. Kakanu mukumve cyane nta muntu numwe ashobora kuyobora igitsina gore mu gihe adashobora kukiryohereza mu buriri. Igitsina gore ntabwo ushobora kukiyobora neza ngo ugicontrolling mu buriri utagishobora kugikoma. Nuko ni hahandi usanga umutipe w'umusiramu afite abagore 4 wowe umwe wawe yarakunaniye. Sasa rero abo bapimpu icyo bakora bafite, ujya wumva no muri indirimbo za hip hop baririmba ikintu cyitwa Mali. Numva ni Papa Mali, ni umuti like ugenda ukagura ukanywa wowe umusore. Abo bapimpu barawumva. Noneho iyo bawunyweye uwo muti ugutera ingufu zo gusambana, kandi gusambana kurimo santima. Nukuvuga ko ntabwo ari iraguhagurutsa gusa. Urumva kutura guhagurutsa, ariko noneho iyo mari ikintu ikora ibishobora kuguhagurutsa bya danger, noneho ikagutera na santima nuko gushaka gusoma umukobwa, gushaka nyine biboro bya Baritazari urabibona. Baritazari boro ukuntu yajyaga, niba warabonye amavideo ya Baritazari yagendaga sensation byatari ibintu byose akabikora, agakoramo akagira iki agafata. Urabibona ibyo biboro umukobwa ukabona nyine umukobwa ukamuowninga nyine wese byadaje ku buryo yumva ko yakoze igikorwa n'umuntu wamwishimiye wamukunze, you know, n'igikorwa cyaryoshye. Rero abo bapimpu niko baba bameze tu. Abo bapimpu niyo miti bakoresha. Agashobora gushimisha uriya mukobwa akamukontrolinga, agashimisha n'uyu akamukontrolinga, agashimisha nyine ugasanga afite abakobwa nk'icumi ashobora gukontrolinga, ariko ari business ye tu. At the end of the day ashobora gukubita 100,000 ku cyumweru. So rero sinzi iyo ndabona ko kaboro kameze nk'akaboro ka aga kameze nk'aho ariko akora ibiboro bye.
aga mumurebe banyarwanda mumurebe ubundi igikoga kikamwifungaho gutya kandi twebwe tukamureba tukabata aga nicyo afite agako niyo njyemuye naga namutera inkonji umuhora ko nureba ko kundu twajyaga twiruka nkaho ngaho muri nuza wowe wakuriye mu basilamu ngira ngo wowe urabizi ugasanga nuza kikaje ugasanga nka anko agahita gufata akagukubita nk'urushaka kubwira we wasaye aga niko nabanze namukubitisha nk'izo ngizo kuba justice izubusa ugagura nawe ukabiga bateka kantu Rije yazize kutarya kudasigaho putu Rije wazize kudasigaho putu siko nambaye impeta man wari da koreje usigaye uri umusitari gute usigaye wifata nk'umusaro hari nk'abatipe hari nk'abati usigaye utangiye kungeraho imyaka 2 hiti nari mfite utangiye kuyigeramo imyaka 2 ishize ko niyumvaga nawe utangiye kugera mu buryo bwo kumva hiti gutyo ngiye kukugeraho ahubwo ejo usanga buri hafi kungeraho nyine kumva hiti ukuniryo kubera hari nk'abantu bukibona hiti kanga none se Dumba buriya tuvuga ko utadusanze kuri hitira nabakiriyeho cyane vuba no tugiye mbere kwezi kwa gatanu ngomba kuba nagusanze aho ngaho mbere kwa gatanu ngomba kuba nagusanze aho ubundi ukuntu nabasanze kuri hiti mwaragikubitaga kuri Afrimax mufite none wari ufite mbega ubuswere gese n'umukobwa sinatandukana nawe iki cyamiki ni ikiromba naruko kiti hiti wogeze kugira we hiti nawe yagize Regis yarafite hiti we none si Regis yarafite hiti we hitira cyahari hitirihe n'urukobwa nka Miki Rwakwanza Kirofa hiti Dumba ubundi uri ku ruhande umwanya muri ku ruhande rw'umuntu ukaruvuye ukabugiye kurwura urashaka bazanyange ngiye nk'umushwanye na Miki twavuga ko nziza iki umuvuyeho ugiye kuri Regis nk'ubu Miki dushwanye na Miki navuga ko naziza iki uhise umuvaho ukajya kuri Regis oya Regis yari afite hit mana we kuri Afrimax none uzi kubikina kugeza umunsi wakoze ko Suzana Kiramana guteruriye igikapu kugeza umunsi nje naragukundaga mani mvuga ati umunsi nageze i Kigali uno muniga ngomba kumushaka namufata mu ntoki uzaje kumwangiriza kuraho phone usigaze kuraho phone batunahite bakakubura ubu mwamvugisha ubu ntaje hano kugira nk'ubu mba nabonye avuga ati kanyene cyo koza cya Miki kubera nkunda gucokoza rwa Miki ariko buriya yanjye nyine urumva ubu hashize imyaka 6 ishira 7 tumeze neza turi kurya amafaranga sibyo imyaka 6 numara kuyuzuza ngiye maze kugira muri aka kazi meze neza ukaba ugihagaze nk'uko uhagaze uzaba warakoze cyane sibyo ariko ibintu nakoraga ntaho byagiye kuko n'ubundi agahigo nashyizemo karacyari kanini karavaho biriya bintu ko umuntu akabisubiza uko byari bimeze ni iminota n'ubundi ariko Regis uzi ko wowe impamvu uri muramvugisha gutyo nuko ubizi ko mbizi ko wari ufite iyo hit uzi ko abantu benshi batazi iyo hit ndimo ndavuga cyetse abapfuye oya no bazakira nk'ubu ushobora guhura n'abantu bakakubwira ko bazikira batakuzi wowe ntabwo birambaho ariko birashoboka ni benshi yego birashoboka benshi ni ukuvuga ko wowe ubayeho
wigeze gukubita hit y'imyaka nk'ibiri non stop kugeza icyo gikapu kiraguteruriye nyuma y'icyo gikapu ndakwingenza nyuma y'icyo gikapu ese kirihe icyo gikapu kiriya wagishize icyo gikapu kandi Nyakiso niwe yamuzanye. Nyakiso akunda kuzana ibintu. Nyakiso yazanye icyisho. Nyakiso yakuye niba yaraguruturuye he byo Kira ni umukozi arakora cyane ukuri nicyo abarusha. mu kanya turi kumwe Kigali mu kanya ageze ku Gisenyi ari ku Gisenyi. Ego ndumva icyo gikapu ubundi iyo banki y'igikapu ndumva ari kuvuga ni ariko Kira ugomba kuba nawe ukoresha imiti. Kira ntabwo wari uyazize ni ukuri kwimara sinari inyazi njye nagusitokinze ndimo ndavuga ati ibi bintu Regis yitesheje asigira agapromota adafite n'izina adafite n'udufaranga adafite n'iki ahita byitesha biragenda. ndakubwiye se ko abantu bose bafite izina bafite amafaranga. Yego ko mana yanjye ase uyu nguyu arahari cyane nuza arahari agapromota kumva uhari Regis arahari. oya nibona Regis arahari ndahari mba ndi kwambara boro z'abarundi se gahunda uyoboye ko ari umukobwa w'umurundi. Boro z'abarundi ziba zamaze kungeraho. ariko mumbwize ukuri Regis na Miki biriya byari prank. Ibiki se the relationship yanyu yari prank. Yari prank kubera iki Regis yo mwari muri prank cyangwa mwarakundanaga? Njye nandi wewe n'iki gikobwa igikobwa se bari kuzana ryacu kano kanya dubaye mba ndushe njye mani mba ndimo ninywera n'utuyoga twamake. Iki gikobwa Regis yo oya katubaze Miki cya Miki kiraza kwasa berega Miki rurwasa mvugisha kuri mbizire njye ntabwo njya mbeshya ntabwo muri kamera yanjye nzi kubeshya. oya Dumba Kira babaze Regis kucyumva ko babazanjye babaza umusore Dumba Kira ntuzane nta kintu na kimwe mba nazi muri bo uri bubeshye ndamunyomoza. Ushize wagiye amagaye kuri live nanga kuza. yes Nkirango ndati nazamuke njyahe ariko ubu no muri kuyanja. Ariko Regis utarasubiza icyo kibazo ndashaka kugusaba imbabazi. Kare nari navuze ko utari umuhungu mwiza ariko uri bogari ndabibona ndakwitegereza nkabona uri bogari kabisa. Nanjye ndikwireba numva nakaryarya muri iyi si y'Imana undi we Kigali uzanyibamo. ese ubu ni ukibibona koko oya nuko Imana nari bwakwitegereze ariko ubu ngubu ndakwitegereje mu nyuri bogare insabye imbabazi kabisa. uzi ko utari kubona amaguru. Okay. Twakubashije gisubize. Ngaho mutubwire. Mwari muri prank cyangwa mwarasohokana? Twarasohokanaga. Mwarakunda byari prank. Wabaje Regis ariko ko yicaye aho. Twakibajije wowe. Okay. Kira. Urabeshya ndagukubita imoje. Okay, nari binimbeshya inyomozi. Shanzazira ukuri mubu nimvuga birabasaga. Agayibiki. Nubundi oya Regis nabanda subi. Nubundi umva. Nubundi turi hano gushusha urugamba. Iyo saga niyo dukeneye.
oya regisi aribyo dushaka kuzigarega tukazana ibindi Eh. twabona bidakeye. okay kira regisi nabanza asubize nanjye ndasubiza Regis kigiye kutubesha ntabwo gifite icyo bivuga iki ngiki cyaranwe ngavuga rashami kivuga n'ubu ni muzi kuvuga. oya regisi nasubize mani nasubize ase ko tubajije wowe Regis ajibije mba twarakundanaga okay Regis mwarakundanaga cyangwa mwakundanaga? ntabwo twakundanaga. Urabeshya oya itonde ngenda munyomoza arabeshya regisi arabeshya ntabwo urabeshya Regis ntabwo ndi bugufushirize urabeshya ndumva bazi ikihe kibazo cya kabiri. Nese kube Regis kube iki mutakundanaga? ntabwo twakundanaga twarabanaga mani. oya reka Ari kubyoroshya. Nabonaga ari umuntu kugabanyiriza uburemere bifite. oya arabeshya aho arabeshye Ese muzi ko mbihakanye? aho arabeshye twarakundanaga gusa Kubera iki? Dumba Kubera iki Regis arimo arakuyihakana? ahubwo ngenda nzi ko Mikali ugiye kubihakana none kuba byemeye ariko nuko bisikora gutankunyomoza. oya impamvu bizi bari kunyomoza iyo mbere Ntabwo kandi ntabwo nabeshya ari bambariza ibibazo kibazo babise ndamita nyomoza. Ubushize baranumujije kuri live ndanga. Regis Yes. none se uracyamukunda Miki? Wapi? Iyo ariko waramukunze. Miki se? No ngo icyo gihe cyararangiye Imana ashize amezi ane. Ni inshuti yanjye just tu. Miki nawe byararangiye bya Regis ntabwo kimukunda. shabya Ujya Miki ni nka mushiki wanjye man. Justin Ariko waramukunze. Yaje ari mubyara we turabizi ugatangiye kwa mushiki wawe ubwo wabona gukoza amahano. Yaje ari mubyara we none za mushiki wawe. Shaga promota kiraje shaga papuza ari hano nawe. Ariko nagume hasi gapapuza. Naguguma aho ngaho gapapuza naha. Regis. Aga yakuriye gapapu cyangwa se wenda umwe mwaratandukanye? Oya ntabwo urumva giye ntabwo njya muri competition ntabwo twe twaratandukanye tu. Nta competition yabayeho nayo. Amakuru hari nuko bivugwa ngo Live zanyu turazigarura uri kuvuga ngo wabafashe bari kugira urumva ko nyine amakuru niko Miki. Amakuru hari nuko ngo Miki iki Regis cyasohokanaga nawe na Miki ariko gifite undi mugore. Ngo Jeff undi mugore sende umutinganye. Oya Regis yasohokanaga nawe afite undi mugore. Oya gerago byabaye. None se mujya gushwana ko umva nyine ngo aga yaje inyuma mwari mwapfuye iki gituma mutandukana ko twabakunda? Jewe aga mubona usana namubonye se. Namubonye kwa Nyambo muri anniversaire. Nibwo twahuriye ku gipangu cyo gihe nanyinzanye na Miki cyo gihe niwe wadukinguriye igipangu kubera ko niwe wari ufite inshingano zira etage. Ndabeshya Miki mazi ibaze ko kiragiye ntibuka kaga twahuye ubwo ntabwo byibuka nyine icyo gihe ntabwo nongeye kumubona nuko byagenze ntabwo nongeye kumubona. None se ko twabakundaga dukunda amaplanka yanyu tubishimiye komera mwaka muhire twese hamwe ariko cyakira uvuye kitara intore ntiganya uvuye cyakira kitaracyatanga gutwika of course killer yeah for real genza abantu muri cafe ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo Dumba rakoze Dumba irindwi mwika bro dukomeze ntabwo biri ngo tuvuge kuri Miki na Nozi na Regis nangize ngo bakuje bitarabitara ndakuzi wowe ngo dushaka kugeza mu gitondo Regis yo more chips I don't want food. Hanyuma mumaze kubona aga promoter muri anniversaire ya Nyambo byagenze bite? Jewe cyo gihe dukingurira ari twari twajyana kaburo twafashe kabo nta maduka twari twaguze twari tukira
my Red Bull. Can you give me another one? Yeah, sure. Nico. abafungurira naki nta modoka twari twakaguze man twari tukiri abakene byari kera aha Miki kuri guseka mana umva kaceceke pe nta kindi kibazo nshaka ko kiba. okay hanyuma birashoboka ko mwatubwira icyo mwapfuye cyangwa twatwinjiriye umva kira ye nta kibazo mfitanye n'umuntu uwo ari we wese byabaye byasigaye muri 2024 ubu ibintu byararangiye Regis mubona nka bro wanjye cyangwa undi muja musanzwe ndumva ibyo byaranarangiye. Regis Miki mubona nk'iki mubona nk'umwana muto w'umukobwa ukunda igihugu n'Imana ukiyubaka nibyo nta bikindi wavuze ko mufata mushiki wawe n'ubundi nk'uko mbona bashiki banjye bandi mwanyemerera next week ukazasura akavideo mikarimo bitwaye iki kamwe gusa n'ukuri pe Miki birashoboka ibyo yabanza akavugana na manager wanjye usigaye ufite manager ariko Miki manager yanza akavugana na manager wanjye bakemeranya ku biciro by'amafaranga nkaza nkamukinira. usigaye ufite managers nzamukubwira oya mutubwira nyine tumenyerwa abantu se dushaka gushoramo oya wese ko mu busanzwe uri boss wanjye nyine tubwire manager niwe se baze ko ndi boss wawe ari nge wakuzanye nkaba nazi n'uwo ku managing n'usigaye ku managing arahari rero nagakunda ko muvuga mu bantu akunda kuba ari ku ruhande waramubwiye se kandi tudaherukana daddy nyine waramubwiye uwo manager wawe nzamukubwira gusa arafatika n'icyo nzi nyine we wamubwiye ngewe arakuzi azi n'icyo ndicyo Deji uri tayari kwisura nishyura iki twe dukeneye video yawe na Miki ngiye nishyura kujya mikakira muri video yanjye se Shaw warazimye sha Regis aho Miki atangira kukwishyura oya ntago mwishyura kwifata nabi nakubwiye ngo projet ngaragaramo projet ntavamo ni projet za Kiramani Regis nayo narakubwiye ko wazimye uranga ariko bari kira reka mubwire sibyo abakobwa bafite si beza ariko ntabwo abastari abakobwa mfite nkoresha ubu ngubu si beza ntabwo abastari nka Miki ariko nawe namwakiriye ameze nkabo sibyo ndagenda musumbya abo bose rero aka kanya niba Miki yarakuze akagenda ntago n'ubundi bwongere ngo mugarure ubu ugomba kumubaza ikibazo utwo tugambo uri muri vugisha ubu ugomba kumwishyura mbabarira nyine reka mubaze ikibazo Regis ntago mukeneye oya reka mubaze ikibazo uransubiza nakuzana umujinya ubu turi kuganira neza nta mutima mubi pe abantu bagenda bavuga ngo uranabizi njyewe nakwihenuyeho mva muri timu yawe bwiza abantu kuri impamvu navuye muri timu yawe abahe bantu hari umuntu utabivuga abanyarwanda bose babifata nkaho njye nakwihenuyeho ngo nkiyumva ko maze kugera kure nkava muri timu yawe bwari mwenge nawe tugizandurira turi babiri bwiza abantu kuri impamvu navuye muri timu yawe niba kafata ni wowe wivugiye ngo muzamwishyuza none ntaga byibyiye kumwiye arangira ngo maze kuba umuntu munini rero ubu nabonye umuntu managing urumva ko bagomba kugirana ibiganiro kuko niwe wansezereye ko byagenze niwe wansezereye kirase ko wivugisha nkaho utabizi ntabwo ubizi none se urumva iyo usezereye umuntu wavuze ko ntabwenge ufite no yabaza yavuze
Dumba Mm. iyo usezereye umuntu nuko Mm. aba atagishaka gukora ka kazi neza, nta yindi mpamvu yonyine yashobora gutuma usezerera umuntu kandi ari inshuti yawe. So rero mubwiye ati urabeshya muma oya c'est vrai nukuri yakuyese mu ibaruwa nakwandikiye si birimo, harubwo nigeze mubwira nabi barambwiye ngo maze kuba umuntu munini nagenda nkakora ibintu byanjye. wari warabikoze n'ubundi warabikoraga wari warabitaka. Rero barambwiye wagenda ugakora ibintu byawe umaze kuba umuntu munini. Yes, Banyarwanda ndabyumvishe Regisi. Ya. Ni bya bindi ibyo bintu Kira arabyanga kubi, numvishe ko ikintu cya mbere Kira yanga ku isi nicyo. kihe Bimwe umuntu atangiye gukora ngo bucyano, yanga gukora ubucyara akazajya atangira kuza atinze, akazajya akora ibintu abikora mu bike, yaratangiye ngo agacano ke ngo afite akandi gafilimu ke ngo yatangiye hariya ku ruhande, sibyo? urumva igihe ubundi igihe kiratubwiye sibyo. Aka kanya nshobora kugira miliyoni ku munsi, nshobora kugira 100 gahe, ariko ntabwo bivuze ko hatazaza n'abandi sibyo se. So rero mu gihe umuntu yatangiye kujya agira akazi kenshi akabura umwanya wo kuza mu bindi wenda yanazamukiyemo, uwo muntu ababaye munini, siko bimeze. Iyo maze kuba munini, wa muntu umwanya wo gutegura ibintu bye akabanza akagera no ku nzozi ziwe. Yageze ku nzozi ziwe mwibera inshuti ngo gutya mikaba ni inshuti yanjye, nta mutima mubi kabisa. bitandukanye n'ukuri. Mwitonde ikintu nyine nshaka kubaza mbere na mbere Miki ngushimira urukumva ubundi nyamavu giye bitajya ndakubwiye Kira yarakuye munsi abi yo kotsa ubundi Dumba ubundi amenyeketse ari ukuntu umpeti umuzana urukumva Mitsuko yarakazimije kararanje ka Mitsuko kararanje yarakazimije. Dumba wareka Kira kavuga waretse akavuga nyoko urumva ibyo bintu Kira arabyanga kubi. Miki ngira ngo yaje tariki 17 zari kwa hangaye Miki z'ukwa 12 kwa 12 kwa 12 ahari kwa 12 waraje bitangukinisha niki turapushinze Regis ahita kujyana ujya gukina biratwika biba byiza. None munsi uri gutwika bimeze fresh. Bura nari negereje kureba ikintu kimwe narageje kureba ko umara gutwika ukahita ubyimba ugatangira kujya usuzugura nyine kuza gukina. Nabona bakwanditse kuri liste nkabona ni waje, nari negereje kubireba gusa kuko amahirwe nyine urumva abakinnyi mwese nta n'umurane wango kuri icyo kintu kuko baragutinya bari ndabizi hano hanze barakuvuga baravuga ati Kira nibusha ndabizi simbizi se bavuga ibikize baragutinya baravuga ati ewana ati niba ushaka kugira ngo ukomeze neza muri iyi industry Kira kora ibintu byose, ariko kwa Kira nugenda utinze biratangira birazamba ibintu byawe. Rero wowe baragutinya ntago bashobora kubikora ibyo bintu, ariko ahandi nk'iki cyareje ashobora no gukubita iminsi biratajyayo. Ndabeshya yewe mbivuga uko bimeze, ndabeshya oya none ubaza kuvuga ikintu nyine kubiza Dumba, ndabeshya oya tonde umva ikintu nashatse kubiganishirizaho Dumba narabwiye Regis yaravuze ngo iyo umuntu nyine ngatangiye kujya ngo asiba akazi niki mbihuza icyo gihe Miki yarataranatwika cyane atandukana Regis, sibyo Regis? Icyo gihe yarataranatwika cyane nyine mutandukana nyine bingana nk'ubu ngubu dutandukana. Miki yarataratwika cyane bingana nk'ubu cyane gutwika mu buhe buryo? nyine yarataraba femu bingana nk'ubu ngubu nyine byari femu yabaye. Ni ukuvuga ngo California ijya gushya byahereye mu ishyamba. Dumba uri ahantu hafi yaho ngarabizi, ariko ishyamba ukuntu ryahiye ryakongeje amazu, ndabeshya se, kandi amazu yarahiye arashira. Niko bigenda rwose. California
ukuvuga ngo umuriro wavuye mu ishyamba atwitse California eh wageze ku mazu byihuta cyane kuruta uko wihutaga uri mu ishyamba. Nta kintu uri kumvamo. sinzi niba urimo kumva icyo kintu. komeza tubwire radio, komeza tubwire. Kumva Dumba we. Ako kantu nyine nari nkategereje. Buriya abakinyi banje bose baragiye baratwika. Nasoroba nawe yakoze The Forest, ndaceceka ndagira ngo ndebera abandika ndebe nimba nawe iramushuka akahita byimba nyine. Nawe nsanga n'umwana ufite discipline. Barabizi kandi njye narababwiye utandukana na Miki nanjye utandukana na Kiramani, ubutandukanye na industry yose. Baba bakoze amabara nyine nabo bagomba kubimenya. Ewana uzi wanje nkakubwira ati mbabarira. Baba njewe kugira Kiramani umwanzi, ariko uzi Kiramani ukuntu yangana. Erega Kiramani ni umuntu w'inyamirambo yanakuroga. Kantu bakandike bandike yewe Kiramani nawe kuba umwanzi muswera aje bijyana mu burozi. Bijyana mu burozi. Nuza wamukoze iki? Mitsutsu wamukoze iki? Mitsutsu wiko yasuka umuroga. Ngabo. Mitsutsu se ko akina akimushiraho kamera ngo narire. Burugo Mitsutsu arebye muri kamera gutya. Aho gatubuka ni tasi ya murozi indizi, iri bayita indizi. Ati ya murozi indizi yamubwiye yaramugiye aravuga ati ndashaka ko Mitsutsu ahantu hose azajya agenda bamushinga kamera arira. Ubu Mitsutsu umva banyamakuru ejo mugende mushinge Mitsutsu kamera murebe niba atarira. Arahita arira cyahita kiboroga. Ahero ibi aba bana barabibabwiye Kira, barababwiye ati nutandukana na Kira arakuroga. Ngo wowe na Bruce Melody mufite umupfumu umwe. aba muri Afrimaso Nanjye ndagutinya, ndagutinya, nabanzi ntagira urimo. Igira ibirozi bya Uzarebe ngo ari Regis wowe ewana bazaguhemukira baragusigarira n'igikorwa waragikunda koga mwiza murebe Miki. Reka mubwiye Dumba sibyo buriya intare uko yasaza kose ntabwo izigera ry'ibyatsi gusa. Uraho Miki wabyatsi we. None se reka mubwiye Dumba mva nkubwire. Uri kumva? Ndi kumva. Buriya umuntu ntago aba agomba kwibagirwa umuntu wamufashije. Ariko niba binavuze yuko nyine umuntu mwagumana mwagomba gutandukana igihe kigeze. Miki reba we na Regis. Mugiye kumbwira umuhanzi muzi wigeze atandukana n'umuntu wamufashije ibintu bikamuhira. Kiramba baramvuge kuri icyo kintu. Yabanze we mbwira umuhanzi uzi Dumba aruzi. Ntabyo nzi pe. Na tonality yarazimye. Uwo ari we wese uzi watandukanye. Ngira. Mwitonde. Turakugeraho. Nuko wenda wowe kuko we ntabwo wihenuye. Ntabwo nihenuye. Cyo nicyo manshaka ko kigenda neza. Warasezerewe. Urukumva? Ariko na rimwe wava ahantu abantu bakumenye kuko abafana benshi ubufite ni abafana baho hantu. Nimba turi kugenda. Yewe ukubwira ikintu. Uko ibintu byose byagenda ukuri iteka kuratsinda. Kumva? Umuntu ashobora kuza agakinga ikintu mu maso y'abantu.
kuri bagira ngo bakakumenya nkuko bavuga ngo nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho kumva njyewe nta muntu nigeze nihenuraho ngo nuko ari ahantu nageze oya iyo biza kuba ubari kujya bakwandika kuri liste ngo uraza nuze ukabyimba nta muntu nihenuyeho kandi njye nta nambwa ruko niyo mpamvu nabivuze cyamiki ikintu nikibabesha cyamiki reka nabivuze ubundi Miki ntabwo yigeze yihenura kuri Regis ntabwo yigeze yanga no kujyaho yagumyeyo ariko icyo yakoze yatangiye kwica ibintu bya Regis Dumba wibeshye bivuga ko kwera ndabizi Regis ntabwo yagusezerera akazi ke ukarimo neza Dumba nta munsi n'umwe nigeze nica akazi ka Regis nawe arabizi kumva nigeze nsiba shuti ye umunsi nasibye shuti ye nayo nagiye muri Mayidota tugiye kuyitangira ndanabimusaba arabinyemerera kandi bizera neza ko ajya konsentrera gukorana nawe twari tumaze iminsi tuvuye Igisenyi twabaga tutarongera gushutinga iwe rero ntabwo nigeze nica akazi ke cyangwa kuvuga ngo ngiye ngo nagize teoya rero ikintu cyose kingaburira Dumba ndacyubaha okay noneho ibyo katubye noneho waje kwivanga nuko yari umugabo wawe utangira kuzajya umuca inyuma no mu mafilime n'iki none warabivanga ibintu bibiri areba ibyo bintu bibiri oya ariko nimukagiye muvanga ibintu bitari uko oya ariko nimukagiye muvanga ibintu bitari uko twarakoranye dukundana twita twita akazi kuri kose kugiye hanze kira ngo iki ukuri kose kugiye hanze ntabwo byumvise bari bakucomoye wifi itanshiraho nuzi ukuri kose kugiye hanze uraho ngaho internet igiye wumvise ngo bigenze bite Miki arabivuze re avuze mu Miki aravuze icyo mvuze kiravuze Miki aravuze ati Dumba nubeshye nje navuze ngo uri kumva twarakundanye bigeze hagati Regis ambwira ko byica akazi turabihagarika siko byagenze Regis niko byagenze nguyu hano se nabihakana kuri hanze kuri kose hanze no muzi kira singuyu kira wavuze ko umuntu ubeshya uri mu munyomozi je ntago muri bubeshyeraga ndumva naga ariko byagenze kira reka Regis agukuri ngaho nadukuri byagenze gute natubwiye Ewana ukuri rero kwakangiza ibintu byinshi uko ibyo kwakubaka utabeshya ariko urumva ibyo bintu bigiye kujya hanze byaratsiye rega bije ntago rero najya kubivugaho so nta mpamvu ko ntari umwana se wa mana yanjye ko ndi mukuru uko nshaje gusa ikintu nabwira abantu nagira umuntu uzongera kuvuga ngo niko kuri nawe arabizi wavuze muzongera kuvuga ngo nakwihenuyeho siko kuri abantu ariko Regis reka kubwira ikintu kimwe yo nsanze uri umuhanga nsanze uri umuhanga nari nzi kuri ikigo ariko nsanze uri umuhanga cyane muri gusakuza kare mutaranatangira ngo nimutangira sindapfa ngiye kugira umwe mu bantu nizera asante sana Miki
Miki nawe uri umunyakuri cyane. njye ntabwo njya mbeshya ukuri kwanjye kurya kujya kumurya njye ntabwo nzi kubeshya. Ariko ndashaka kukumenyesha Miki ko ndashaka kukumenyesha ko we aga promota ni hano namwe murimo murarira amarira. Barakubeshya. Zana agatoki kawe. Zana hano, zana agatoki kawe Miki. Kahe. Akangaka. Nawe mu minsi mbateze iminsi. Yiduteka. Babanira iki? Yiduteka. Babanira se bakundana. Zana nkwereke nge mbateze iminsi. Zana hano kishano kuri kamera bakwereka. Ngaka twapinze. Banyarwandakazi, njyewe Dumba uno munsi itariki 24 ndavuze ngo aga promota na Miki igikobwa nsigaye nkunda cyane cyasama, njye nkunda ibyasama, nkunda ibintu byasama cyane. Umva nkubwire Dumba, nta muntu n'umwe uzi Miki wa nyawe usibye nanjye kubivuga abandi mwese mubona nshaka ko mubona ako kari mukumve cyane. Nakumvise mba nakumvise numva ugomba kugorwa mwana wa mama. Unzi ni umusore dukundana abandi mwese ntago munzi. Urashaka kumbwira ko Regis atakozeho? Atakoze. Oya. We na Regis ntago mwiza musambana. Oya. Wibeshyera umuhungu w'abana. Kamizina rya Yesu pe. Mwarabanaga. Twabanye hekira. Nicyo kiragiye kuryamaho. Tiro. Yo. Ugiye kurara nande ko Shemusi utamujyanye? Njye nyine dore. Irantebe ni yiki? Kankubaze reka tubabarire nawe. Erega Kira n'umuntu wiyubashe ntago dushaka gusenya urwa Kira rwo rurubatse neza, reka dusenye izanyu. Umva. Yo. Urugo rwa Kira rurakomeye reka turwiborere, nirwo rugo ruzima, reka dusenye ubu ngubu n'ubundi burimo burajira, reka tubutize umuhoro. Reka ubu tubutize umuhoro burangire. Ewa aga promota hasi tubuke waradukebakeba, amabati tuyakuraho, dukatakata, n'umuferege turakurayo. Umva akose ewe ntabyabaye ko abantu babivuga ko biri ndakuvugisha ariko ntabyabaye. Oya ni wavuze kuvugisha ukuri? Ndakuvugisha pe. Aga promota yo murasambanye? Oya. Okay, ubwo Regis mwarasambanye kandi agana tutabikora. Ubwo Regis mwarasambanye nuko uvuga ko Miki mu nyuma birangiye tumumenye ko ari ikibeshi. Numva neza ariko ariko nsigaye nk'ukuntu ngureba mu kiganiro nkaseka ngavuga ati uru rukoga rwo ninde noneho warurabuye. Usigaye ufite umunwa ko wubatse umunwa. Ndavuga nese ko ari udutunze umunwa. Narinje hano kubaha inkuru za Nyambo, ariko ndabona ibya Miki ntago ari byo biguma bigaruka. N'ubundi ibya Nyambo byarangiye, reka dukomeze n'ibihari. Ariko ngo Miki akoresha amavide nimba ngo ataryamana nawe. Njyewe nkoresha vide. Uyu akubona uyu none ubigenze ute? aha ndindiye kuzakora ubukwe nkabyemererwa. Dumba uriya mukobwa Albina
bagaragaye gute mu nzu yawe? Albina ofete nk'ibintu bari maze isaha bagaruye. Albina ni Uri umuntu Ubwo Albina ni Kira, ibyo bintu nawe wakabitinzeho koko Kira koko wagiye umbabari. Albina vayo hano Shakira barumva nakujyamo nkavuga nk'ibintu yabikurimo vayo hano batangiye kuvuga bitakunda. None se wa mukobwa si mwiza? batangiye Uriya mukobwa kuvuga si kuburayo mwiza Kira? Uri dati nyine bisaba kubeshya byinshi kugira ngo utagira ushwana nawe. Niko Albina Kira. baba barimo baragusebya Umuntu iyo abonye umukobwa erega sibyo? baragusebya Njyewe ngubu ndi ku isoko nese nibanga ntabwo ari ibanga. Albina Mm. Albina singuye Meze bite? Ni byiza. Meze fresh. Mm. Dumba se mupfana iki? Tumba ego ko niki sabwo tudapfana. Albina nuvuga ibintu ntuzishiremo ko duswerana Reka. ushaka ko duswerana Never again. Je ni nyabagabo. Never again. Again mwakumvishe. bro Albina ni umutinganye do Albina ni umutinganye Yegora. Abo naheruka kumubona ari show yiwe najyaga ndeba tu akiri nabanza. Nyiraho ngaho. waha Yano kiri hano. nta kintu cyakumarira Na diri iri Nta bushobozi bwacyo. nta bushobozi bwabyo afite Adoma nawe uri gupfusha umwana ubusa. nukuri Albina mbere nkimubona najyaga mushukira noneho mu nyuma njyamana nacyo ngisanga cyambaye Timbaland igikobwa mari cyajya hano akunda abakobwa bajyana bakuryama akajyamana nawe ukajya kubona umukobwa yikubise nyine ubwo yambaye utuntu tworoshye n'iki Muswere yaje kundyama ku ruhande nasinzira mbyuka mu gitondo musanga ku ruhande musanga yambaye jinisi yayifunze gutya nk'abaninja acyambaye Timbaland yiyoroshye ikiringiti ati n'umuswera bitugane ukumukoraho nkamukoraho gutya kugira ngo nube nuzahita byuka arandeba gutya ahita ahagarara ahita areba inyuma arambwira ngo Dumba ngo ndebera inyuma ngo niyatashije ndavuga ati uno mukobwa ntabwo yamfashe nka sister yamfashe nk'umusirikare turi ku rugamba rumwe